ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Izina rya Yesu Kristo rikomeye. Ahungiramo ngo bakomeye. Niko bavuga Pastor Silas. Oya. Ntabwo ndi Pastor Silas. Uri evangelist. Ndi evangelist. Ikibazo nzahora nikubaza. Yego. Buriya bazarebye ukuntu wabwira cyangwa se mu kimwe bazarebye ukuntu wakwimuka pastor. Buriya banshumbye nibabona mugeze igihe kigeze. Igihe kigeze Imana yohereza umwami Yesu Kristo. Umwana wayo. Igihe kigeze abantu bakurwa mu byaha. Igihe kigeze arazuka. Kigeze wicaye iburyo bwa saa dutanu, wambaye neza ariko murakoze cyane. Ashati keza ko ni Yesu bikora. Yesu kuba ari Yesu rero ni ikimenyetso yuko igihe kizagera nyine byose bikunda uko cyageze. Ngo nambaga radikeze WIfuza. Wow. Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara gatatu y'abadiaspora. Abantu no kwisubscribe hano ku Mugabira Ministries. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi wishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha, ibanezeze. Mwakira imbaraga z'Imana zibeshaho, mwakira imbaraga z'Imana zibohora, mwakira umugisha w'Imana. Kubw'amaraso Yesu Kristo yamenye i Karuvari, tukaba bazima, tugahindurwa bashya, tukava kuri Adamu wa kera tukaba turi muri Adamu mushya ari we Yesu Kristo. Nukuri ndabakunda cyane. Ndabakunda kuri subscribe, abakoze subscribe namwe turabashimiye. Ariko niba ugiye gufungura kino kiganiro ukaba utarakora subscribe, nyabona kana kuri subscribe ntabwo utera umwaka. Ahubwo uduhaye inkunga ikomeye cyane yo kuba twajya turi kuri kiganiro ukakibona. Wabona birakwatarata ko wakireba bitewe n'aho ubuzima bwawe bumeze, ukaba wagifungura utakibonye kuri share y'ahandi hantu nyine tuba twasharinze. Imana ibaho umugisha. Waramutse neza Silas? Ndashima Yesu. Amahoro y'Imana bane nawe. Kuri twese. Yego. Nanone nejejwe no kuhurira nawe mu biganiro cyangwa se mu butumwa bwiza hano kuri Mugabira Ministries. Yego. Uhawe ikaze rero, kandi usenga Imana wiyibutse abakubonye bwa mbere, nurangiza tugezeho ku mutsima w'ubugingo utera imbaraga Umwami Yesu yashyize ku mutima wanjye yaje kutugeza. Urakoze cyane kunyakira. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, kandi nawe wavuze ngo nambaye neza, nawe wambaye neza, kandi buri no kuvuga numva ndyohe kuko mba numvuga ibintu bifite imbaraga bituma umuntu yanakira mu bugingo no mu mubiri. Rero Imana nayo umugisha, kandi ndashimiye n'umushumba ubumwe bw'abera nyine akaba yaduhaye akanya cyangwa aba yakampaye nkaba nje kubagezaho iby'umwuka w'Imana yagiye hamwe. Imana rero umugisha cyane no kunyakira muri aka kanya. Nitwa abatanzi nitwa Tugushimiye Silas. Ni umugabo ukunda Imana, ni umugabo wubaha abantu, ni umugabo ubana n'abantu bose amahoro, ni umugabo kandi icyo umubajije uwo mugabo kwicaye imbere we Silas agusubiza bihwanye nuko umubwiye. Yaba ari mu buryo bwo kujya kumubaza iby'Imana ishaka kuri wowe, akubwira adakurikije amarangamutima yawe, ahubwo akurikije icyo Imana igushakaho. Amen. Imana rero iguhe umugisha. Wowe nkurikiranye, Imana ikomeza guha umugisha. Nzanye ibintu bikomeye. Yego.
nzanye ibintu bikomeye, maze iminsi ni mu gusenga ariko ibintu nabonye ni ibintu bikomeye. Ariko muri uko kuba ari bikomeye kuri wowe ngo ni n'ibyiza kuri wowe kuko Imana yampaye inyishyu. Yampaye inyishyu. Rero tugiye reka dusenge, niturangiza dusome iri jambo dusanga muri Yesaya, maze ubundi hasigaye nkubwira ibyo bintu abadayimoni bari barahiriye. Uyu mwaka bari bashinzwe ko kwica, boreshejwe kugirira nabi, bari bavuze ko uku kwezi utakurangiza, bashaka ngo amaraso yawe, bashaka yo mu muryango wawe. Ariko ndashimira Yesu mu gusenga kwanjye ko yanyeretse hakuyeho agasuguro k'imigambi y'Imana yari yateguye. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kuri mwiza, uri Kristo Yesu w'i Nazareti, niwe waremye ijuru n'isi, kandi nawe ubasha gukuraho n'inyuguti n'imwe. Ni wowe ubizi, urema n'abantu udushyira ku isi. Turagushimiye ko waturemye uko turi mu ishusho yawe. Ubutware bwawe, uburinzi bwawe ukomeze kuba kuri twebwe. Nsabye n'inginze ngo buri muntu wese ukurikirana umwe bw'abera, umugisha, umwuzuza imbaraga, umwuzuza igitinyiro, umubutware n'ubutabazi biturutse muri Kristo Yesu, kandi akubonemo gutsinda no gutsindishirizwa. Ibyamutsinze muri uyu mwaka umuhe kubitsinda muri uriya tugiye kwinjiramo. Kandi turagushimiye ko ugiye gukomeza kubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Imana ibaho umugisha mwese abakurikirana umwe bw'abera. Dusome Yesaya 14 umurongo wa 24. 14 umurongo wa 24. Aravuze ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati, ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Nongera nsubiremo ubyumve cyane. Ni Yesaya 14:24. Aravuze ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati, ni ukuri uko yabitekereje niko bizasohora, kandi uko yabigambiriye niko bizaba. Ndi mu gusenga, Imana yanyeretse yuko abadayimoni bari barahiye. Abadayimoni bari barahiye, barahiriye izina ryawe, barahiriye famiye yawe, bari barahiriye ibyawe, bararahirana naga abadayimoni bazukuka bari mu gukubita agatoki ku kandi. Abadayimoni mbona bararahiye, mbona barirukanse, mbona barimo barazenguruka bahiga umuntu wese, bamuhiga. Bahiga umuntu wese. Ndagira ngo utangarize ngo uku kwezi ni ukwezi kubi. Uku ni ukwezi gutambwaho ibitambo. Uku ni ukwezi abatamba ibitambo bitambwa muri uku kwezi. Muri uku kwezi impanuka ziraba. Muri uku kwezi habamo ingorane nyinshi. Muri uku kwezi urabizi ko n'amatungo abahuye n'akaga. Uku ni ukwezi gukomeye cyane. Kwezi kw'amaraso. Maraso arameneka, yaba ay'inkoko, yaba ay'inka, yaba ay'ihene, yaba ibintu byose n'impanuka n'abantu. Uku ni ukwezi gutambamo ibitambo byinshi. Uku ni ukwezi abantu bava hirya no hino ku isi, abagiye mu mahanga bataye iwabo mu Rwanda cyangwa i Burundi na hirya no hino, bagenda bagiye kwivuga. Uku ni ukwezi abantu benshi bakunda kubandwamo. Uku ni ukwezi abantu benshi bakunda guterekeramo. Uku ni ukwezi nabonye abadayimoni bari mu kurahira. Rero mbona barirukanse, barahiye, baravuga ngo bafata izina ry'umuntu, bavuga ati turarahira izina, turamukoresha impanuka, arakora impanuka apfe, amaraso ye tuyanywe. Nkabona ukoze impanuka bari mu kurigata amaraso ye. Uku ni ukwezi abadayimoni barahiye. Ariko dushimiye Imana, nubwo barahiye, Imana yashyizeho umurongo wo kugira ngo tuyisenge, iduhe natwe amakuru. Haleluya. Nasenze Imana ima amakuru. Ndayakuzaniye nkubwira amakuru make.
uku ni ukwezi abadayimoni baba bashingitse, uku ni ukwezi abadayimoni baba bakanuye, uku ni ukwezi iyo ucunze gatoya bakwiba umwana, uku ni ukwezi iyo ucunze gatoya umugabo baramutwara, uku ni ukwezi iyo ucunze gatoya umugore baramutwara, iyo ucunze gato ni n'ukwezi bahembamo abantu bishimye, ni n'ukwezi birukanamo. Uku ni ukwezi rero iyo ucunze gatoya akazi bakagukuraho, uku ni ukwezi business bashobora kuyikwambura, uku ni ukwezi business ishobora kwanga kandi wari wayitangiye washyize amafaranga yawe, uku ni ukwezi bitewe nuko nabonye abadayimoni bazukutse birukanka, barimo kwirukanka bashaka izina ry'umuntu uwo ari we wese, bavuga ngo barashaka kumunyaga ibyo yari afite. Uku ni ukwezi bari mu kurahira, bafite umujinya mwinshi, Imana irambwira ngo ninsenga. Ndagushimiye Kristo ko nawe wabayeho kugira ngo utume tubaho kugira ngo dusenge. Ntabwo amakuru mashyashya niyo yayangaye ubonye nkubwiye, barahira ariko Imana nayo irarahira. Bitokeramo abadayimoni bararahiye, barahira bagira ngo bakwice muri uku kwezi, barahira bagira ngo bakuvaneho, barahira bagira ngo bagutware abana, barahira bagira ngo bagutware ibyawe, barahira bagira ngo bakunyage, ariko Imana nayo yarahiye. Haleluya. Yarahiye yuko igihe cyo gupfa kitari cyagera, yarahiye yuko abadayimoni bashaka gupfira ari hubereyeho, yarahiye yuko abo abadayimoni bashaka gutwara abana bawe bagomba kubaho. Imana yarahiye, ariko Mana ndagushimiye bikelozemo, Imana yarahiye. Niyo dusomye iri jambo rivuze ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye. Imana ishoboye byose irarahiye. Abadayimoni ngo barahiye bagira ngo bakugire na, Imana irahiye igira ngo ubeho. Imana irahiye. Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora. Abadayimoni bararahiye ariko ntibatekereza, Imana yo yararahira natekereza kuko ari Imana ishoboye iki byose. Abadayimoni barahubuka, barahubutse, bagira ngo Imana wizeye, bagira ngo Yesu Kristo wizeye ntafite ubushobozi. Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati uko nabitekereje niko bizasohora kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Haleluya. Abadayimoni bo baragambiriye ariko ntibatekereza. Abadayimoni icyo bazi ni ukugambirira ngo bakunyage, ni ukugambirira ngo bagutware ibya, ariko ntabwo batekereza. Imana yo yararahiye, irangije kurahira, iratekereza, imaze gutekereza iranagambirira avanga ibyo batekereje bashaka gushyira mu bikorwa. Mbiburijemo, Imana iburijemo imigambi. Dayimoni imigambi shitani n'ingabo ze bari baratekereje ku buzima bwawe yuko ku kwezi utakurangiza, Imana yanumye ngo ugomba kukurangiza, Imana yanumye ngo ugomba kukugeraho, Imana yanumye ngo kandi ibintu byose bigiye guhinduka. Ibyo shitani yaragiye afunga, nakubwiye ngo kandi imigambi yose shitani yateguye ku buzima bwawe igiye kurangira, kuko Uwiteka shitani n'ingabo ze ngo bararahiye kugira ngo bakunyage, bararira kugira ngo bakwice, banywa amaraso, bararahira kugira ngo batwara abana, bararahira kugira ngo ubukwe bwawe bupfe. Imana iranga none yarahiye nayo. Imana ishoboye byose yantumye mubwire ngo wowe nkurikiranye, yantumye ngo irarahiye. Abadayimoni bo bararahiye ariko ntibatekereza, ntabwo bajya batekereza ngo bamenye ko ufite Imana, intare yo mu muryango wa Dawidi, gishyitsi kitanyeganyega. Abadayimoni bo bararahiye, barangiye bashaka gushyira mu bikorwa, ariko Imana yo yarahiye. Iravuga ngo aho barahiye bavuga ngo upfe, aho barahiye bavuga ngo birangire, aho barahiye bavuga ngo bagutambe, aho barahiye bavuga ngo ntuzagire icyo ugeraho, Imana yo irarahiye. Irahiye ivuga ngo irahiye, iratekereza. Mu gutekereza kwayo ivanyemo igisubizo kivuga ngo ntabwo igomba kwemera ko ibyo bagushakaho bijya mu bikorwa, ahubwo iburijemo imigambi ya shitani. Bene se wa Yosefu bararahiye, baravuga ngo tugomba kumwica, karibonekeza, tugomba kumwica agapfa. None bazi yuko nibamenya yuko shitani ariko yarabashotse, nibamenya yuko Imana yarahiye ikanatekereza uburyo izarinda Yosefu ikamujyana na Egiputa, ndetse akajya muri gereza. Imana ibiri mu kubitekereza kugira ngo azaveyo azaza umuntu ukomeye. Abadayimoni bajya barahira bagira ngo bakwice, nkuko bari bapanze ngo bakwice,
nkuko bari bapanze ngo birangire, nkuko bari bapanze muri uku kwezi ngo baburizemo imigambi y'ibyiza wari wateguwe. Imana yantumye nkubwire ngo nayo irarahiye, irahiye kwimana, irahiye kurwanirira, irahiye gushyigikira, irahiye gukomeza. Yosefu nkuko nabivuze baramufata bamujugunya mu rwobo bavuga ngo bamwice, Shetani yabashutse bavuga ngo nibamwice, bamwambura ikanzu barayimwambura, bamwambura ikanzu bagira ngo ariko bamwambura ikanzu ntibamwambura uwamuhaye inzozi, bamwambura ikanzu ntibamwambura bamwambura ikanzu ntibamwambura uwamuremye, bamwambura ikanzu ntibamutwara amaraso. Nagira ngo utangarize ibintu bikomeye. Ntago Imana iyo ubwayo yakwemera ko abadayimoni bakugiraho uba igitambo cyabo cy'uku kwezi, uba igitambo cyabo cy'uyu mwaka, uba igitambo cyabo. Ntago byashoboka. Imana yambwiye ngo irarahiye. Nubwo abadayimoni barahiye ngo bakunyage inzu yawe bayitwike, Imana yarahira avuga ngo inzu yawe igomba kuba ntibayitwike. Nubwo abadayimoni barahiye bavuga ngo tugomba kumunyaga abana, Imana yarahira avuga ngo abana be bagomba kubona inzu bamuhaye. Nubwo abadayimoni barahiye baravuga ngo tugomba kumubuza ibyangombwa n'ibindi byose bitandukanye, bararahira. Imana yarahira nje natekereza iravuga ngo kuko namuremye mukunze, iravuze ngo ibintu bye byose agomba kubigumana. Ni Imana yambwiye ngo nkubwire ngo nayo irarahiye, ishyizeho gasopo. Hanyuma kubabwira ko Imana bakinguriye, ariko ndagira ngo utangarize yuko mu badayimoni imbaraga bari barimo gukoresha zo kugira ngo bakunyaga, zo kugira ngo bakwice, zo kugira ngo bagutware, zo kugira ngo bakubuze umutekano mu bandi, ubure mbese umuryango urire mu bibazo byawe, uhure n'ibibazo, uhure n'intambara, uhure n'akagure, mbese uyibure hirya no hino. Imana nayo yafashe umwanzuro wo kurahira, iravuga ngo kandi iranatekereje, mu gutekereza kwayo bitumye ishyira mu bikorwa ibyo yavuze kuri wowe kugira ngo ibisohoze, ariko abadayimoni nta jambo bagufite. Yosefu bamugiraho ijambo, ariko Imana iramujyana, iramuzengurukana, aragenda aca kwa Potifari, aragenda arahaca, ngo yageraga mu aho yari ayoboye abandi, ngo yababeraga umugisha, agera muri gereza abera abandi umugisha. Ubundi hari amakanzu ane yambaye, agera amakanzu ane kugira ngo asohoke. Yosefu akanzu bamwambaye ari kwa Potifari, agenda muri gereza, ajya muri gereza yambaye arambara ninde bamwambitse aza gusobanura. Nubwo wahuye n'ibigeragezo mu mezi yashize, wahuye n'ibigeragezo, wahuye n'intambara, wahuye n'akaga, wahuye n'ibibazo bikomeye, ariko Imana ari ihari. Kandi nagira ngo utangarize ngo Shetani yahagurutse agira ngo aguteze ingorane, atazi ko Imana wizeye ifite umugambi wo kukurengera vuba. Abadayimoni bari barahiye bagira ngo bakunyage, bakwice, bakunywa amaraso, batazi ko Imana wizera ifite gahunda yo kukwimana bahari. Ibyaha abadayimoni bari barahiye ko babivuruguta, bakabijyamo, mbese bakabinyanyagiza, ukabura icyerekezo, ukabura inzira, ukabura uburyo. Ariko Imana yo ubwayo yambwiye ngo nkubwire ngo nayo irarahiye yuko ibyo byawe batabivuruguta, irarahiye ko ibyo Imana yaguhaye ibirinze, kandi no muri uriya mwaka yongeye kukurinda, no mu Imana yongeye kukurwanirira, Imana yongeye kukwitaho, Imana yongeye kugushyigikira. Rega imbaraga zikurwanya nubwo ari nyinshi ntabwo zizagushobora, kuko ukurwanirira azirusha imbaraga. Ukurwanirira arusha imbaraga izikurwanya. Niyo mpamvu zaguhize ejo zikakubura, ni ukwikurwanirira ihari. Niyo mpamvu zaguhize ejo bundi zikakubura, ni ukwikwitaho, ikurwanira ikakwitaho, ikushyigikira, igukomeza ihari. None rero nubwo abadayimoni barahiye, nta bubasha ngo bafite kuri wowe, nta bubasha bafite ku byawe, nta bubasha bafite ku buzima bwawe, nta bubasha bafite ku bana bawe, nta bubasha bafite ku nshuti zawe, nta bubasha bafite ku gihugu cyawe, nta bubasha bafite ku aho utuye, nta bubasha bafite, kuko Imana yarahira natekereza, iravuga ngo guhera none iyi minota y'amasaha ifashe umwanzuro wo kukurengera. Fashe umwanzuro. Muri ibyo yaravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa, nkunda kumva amakuru y'umurwa. Amakuru y'umurwa nuko Imana ikurengeye. Abadayimoni bari basheze, abadayimoni bari basaze, abadayimoni bari bakanuye, abadayimoni nabonaga bashinyitse amenyo, bashaka kuguca amaguru, bashatse kuguca amaboko, bashaka kuguca umutwe, ariko ngo bashinyika ngo biteguye, bagira ngo bakwice, bagira ngo bakunane, ibyo babinyaga. Ariko Imana yahagurutse mu butware, irambwira ngo ninze nkubwire wowe ukurikirana ubumwe bw'abera, nkubwire yuko ibyo abadayimoni bashegeye, ibyo abadayimoni barahiri bitagikunze, biradibye, ntago bigikunze.
Imana ikubise hasi imigambi yabo, ikubise hasi imigambi yabo, ahubwo bari bazi ko ari ugiye gupfira, niho bapfiriye wowe uratambutse. Wibuke ko Farawo ayirukankanya Abisiraheli, yari azi ko agiye kubica, agasubirayo yirukanka, ahubwo aho Abisiraheli baciye niho Farawo yapfiriye. Ndagira ngo utangarize rero, ayiwe Farawo uguhiga ku manywa na nijoro, shitani n'ingabo ze ziguhiga. Imana yavuganye nanjye, iramwe ngo Iburijemo iyo migambi yose yitesha agaciro. Iyo migambi yose, imigambi yose itaye agaciro, imigambi yose itaye agaciro. Imbaraga zikurinze zipfunyitse mu burinzi bw'Imana yavuganye nawe. Shitani atazi isezerano rero wavuganye n'Imana, iryo rirakurinze. Izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, riranditse kandi yaguciye imanzi mu biganza. Izina ry'abadayimoni ntabwo barizi, abaturanyi ntibarizi, aho inshuti zawe ntibarizi, n'umugabo we ntarizi, n'abana be ntibarizi. Niyo mpamvu rero iri zina ryawe rihishe mu bubiko bw'Imana, rihishe mu mbaraga z'Imana, rihishe mu burinzi bw'Imana. Niyo mpamvu shitani yahagurutse ngo aza kugirira nawe muri uku kwezi, ntabwo bizakunda, ntabwo bizakunda. Ibyo yarahiye ngo akunywa amaraso akugire gute, ntabwo ari we waguhaye amaraso. Ngo aguce amaboko akugire gute, ntabwo ari we waguhaye amaboko. Ngo gukuremo amaraso agukureho igihanga, ntabwo ari we waguhaye amaraso. Ntabwo byakunda. Imana yambwiye ngo ikwimanye ku mugaragaro, ikurwanire ku mugaragaro, igushyigikiye ku mugaragaro, ikwitayeho ku mugaragaro. Ibyiza ugiye kubibona shitani areba, kandi ntabwo azagukoraho. Niyo mpamvu shitani nubwo yahagurutse agira ngo ararahira ngo yohereze ingabo ze, kugira ngo nabonye ziri mu kwirukanka ari nyinshi, mbona zirimo ziruka zigenda zifata umuntu, nkabona uwo zafata, hari uwo zageraho zigasanga afite ikimenyetso, ngasanga amaraso yose aramugose, nkabwirwa ngo uriya ntabwo zamukoro, ariko nkabona n'abandi azajya kubafata. Abo Imana iramwe ngo nimbasengere, nabasengera abadayimoni barabarekuye, bashaka kubakoresha impano. Nabwiye ngo nubwo abadayimoni barahiye, Imana nayo irarahiye. Irahiye mu butware bwayo, irahiye mu mbaraga zayo, irahiye mu butsinzi bwayo, irahiye mu butabazi bwayo, irahiye mu gukomera kwayo, irahiye mu butware butajya bumenyerwa n'abantu bose. Ubu ni ubutware Imana igiye gukoreramo bwo kukurinda mu bwiru, bwo kukurinda mu butsinzi, bwo kukurinda mu gukomera. Irinze abana bawe mu bwiru bwayo, irinze wowe mu bwiru bwayo, irinze umutware wawe mu bwiru bwayo, irinze inshuti zawe mu bwiru bwayo, irinze igihugu cyawe mu bwiru bwayo. Irakurinze kandi kwimanya aho natakwimana, ikurinze mu bwiru bwayo. Mana himbazwe. Muri ngero ngo Yesu aramfata akankomeza. Yesu ajya dufata akadutambutsa aho rukomeye, aho shitani yasheze, aho shitani yakanuye, aho shitani ashaka kugira nabi. Rero Yesu ubwe akoze ibintu bikomeye, akwimanya aho natakwimana, akurenya aho natakurengera, agushyikira aho natagushyikira, kuko ari umwami udahemuka. Mana himbazwe. Yarahiye. Uzi Daniel ukuntu abadayimoni bigeze gushega ngo bamujugunye mu ntare, intare ngo zimurye zimuhekenye, ariko kubera yuko ari kumwe n'umwami, intare ziratinya. Nawe ndabwiye ngo nubwo intare z'abadayimoni zahagurutse muri uku kwezi ngo ziguhekenye, zikurye, zikumare, zimare ibyawe nawe upfeze n'amaraso yaziyanywe, ndabwiye ngo ntabwo Uwiteka yabyemera. Izo ntare ntabwo zikigutwara, ntacyo zikigutwaye, kuko Uwiteka ari kumwe nawe, kuko Uwiteka akuzi, kuko Uwiteka afite ubutware, kuko Uwiteka arabizi, azi ibyo agomba uko yanatekereje. Aravuze ngo ibyo yagambiriye gukora no kubikora azabikora. Ntabwo rero yakwemera ko abadayimoni bakwica kandi hari ibyo yagambiriye gukora mu mwaka ugiye kuza wa 2024. Niyo mpamvu rero Imana ivuze ibintu bikomeye. Iravuze ngo kubyo yabigambiriye ibitekereje cyane cyambere, ibigambirira imaze igihe igambiriye kuzakugirira neza. Kubona imigambi rero shitani yahagurutse n'imbaraga ze, yahagurutse n'imihigo yahize muri uku kwezi kugira ngo akwice. Ijuru ryanumye ngo ubwire ngo ntabwo iyo migambi ya shitani izasohora, abadayimoni ntabwo bazagushobora. Nubwo bari mu kuguhiga, nubwo bamwe baguteye ubwoba, ariko ijuru ryambwiye ngo naryo rirarahiye, rirakurwaniriye. Ijuru ryambwiye ngo ubwire ngo rirarahiye, rikwitayo. Ijuru ryambwiye ngo ubwire ngo rirarahiye ibyo utakiriye muri uku kwezi, muri uyu mwaka washize. Imana uyu mwaka turi mugiye gushira, Imana ikoze ikintu gikomeye, ikwinjije muri uyu mwaka. Abadayimoni batakumenyera, irinje muri uyu mwaka. Ntawe ugomba kumenyera ibyawe, kuko Uwiteka gufite umugambi mugari, kuko ibyo yatekereje biruta ibyo abantu bagutekereje, kuko ibyo yatekereje biruta
biruta ibyo shitani yagutekereje, uko ibyo yatekereje biruta iby'imbaraga z'imyuka mibi zigenda ziguhigira, birabiruta. Izi mbaraga rero z'Imana ni umugambi ukomeye kuri wowe wo kugira ngo uzasohoze icyo Imana yavuze kuri wowe. Inshuti yanjye, nejejwe n'Imana ko Imana isohoje isezerano ry'icyo Imana yavuze. ntari nazi nakomeje kugenda numva mbwirwa, ntari nazi imbere ya kamera kugira ngo nkubwire, nakomeje kugenda numva mbwirwa ngo nze kukubwira ngo shitani n'imbaraga zose yakoresheje zo kugira ngo agenda kwihisha gucenga Imana imukuye muri ubwo buryo bujya gucengagamo, kuko irarahira natekereza, irangije ibyo yatekereje ibishyize mu bikorwa, ikuye mu nzira imbaraga za shitani, ishyize mu murongo ikimenyetso cy'ibyiza, ikuye mu nzira imbaraga z'abazimu, ishyize mu murongo ikimenyetso cyo guhirwa, ikuye mu nzira imbaraga z'abakonikoni, ishyize mu murongo ikimenyetso cyo guhirwa, ikuye mu nzira imbaraga imbaraga zaguhagurukiye kugira ngo zigutere ubwoba, ushyize mu kimenyetso cyo guhirwa ku manywa na nijoro. Iguhaye kongera gusinzira, iguhaye kongera gucuruza ugahirwa, iguhaye kongera kubona, iguhaye ibyangombwa. Imana yo mu ijuru yongeye kugusubiza agaciro mu muryango. Imana yo mu ijuru yongeye kuguha amahirwe mashya. Imana yongeye kukugirira neza. Yobu ngo yabonye amahirwe ya kabiri, abyarayemo Imana mwiza n'ibindi byinshi byiza. Ndabwiye ngo rero nawe uyu mwaka wari waranyazwe, abadayimoni bari barakunyaza, none bari barigetseho no kuza kukwica ngo bakunywa amaraso, ariko Imana yambwiye ngo ubwire ngo Imana irahiye ku buzima bwawe, irahiye ngo ikurengere, irahigira ngo ikurwanire, irahigira ngo igushyigikire, irahigira ngo ikwiteho, irahigira ngo ikujye imbere ahataringaniye haringanira, irarahiye igira ngo igukomereze mu nzira y'abadayimoni aho bashaka kupfira. Ntacyo kibaye, Imana irakubatse, ntacyo kibaye, Imana iragushyigikiye, ntacyo kibaye, Imana ikurwaniye intambara n'intoya. Wowe ukurikirana ubumwe bw'abera, kora share, kora comment, ukomereze uhereze n'abandi. Mubwire yuko udukurikirana Imana igiye kwigaragaza mu bundi bushyashya, ugiye kwibona mu zindi mbaraga, ugiye kubona mu bundi burimbi, ugiye kubona mu bundi butabazi. Kristo Yesu agiye kugutunguza igitangaza, kuko ibyo yarahiye no kubigambira no kubisohoza agiye kubisohoza, kubwo Umwami Yesu agukunda kandi avuze ijambo rikomeye. Aravuze ngo ntago azaguta mu nzira, akurindiye mu nzira yaho shitani ashaka gupfira, nihakurinde. Uwiteka arakurinze, Uwiteka arakwimanye, Uwiteka aragushyigikiye. Imana ishimwe ikoze ibintu bikomeye, Imana ishimwe kikwimanye, Imana ishimwe kihabaye. Ndagira ngo utangarize ngo ntago uzapfira mu nzira shitani ashaka gupfiramo, ahubwo Uwiteka akurindiye mu nzira shitani ashaka gupfiramo, kandi shitani abonye ubayeho kandi yarateze ibico byo kukwica. Ntago ugipfuye, ahubwo ubayeho mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zibaye kuri wowe, uburinzi bw'Imana bubaye kuri wowe, ntago ugipfuye kuko Uwiteka yarahiye. Arangije aranatekereza. Ubuswa bwa shitani nuko atatekereza. Shitani ntatekereza, ahubwo we ibyo arahiye ashaka guhita bishyira mu bikorwa, ariko ntatekereza. Imana yo irarahira, yarangiza ikanatekereza, yarangiza ibyo yavuze, ibyo yatekereje ikabishyira mu bikorwa, ikanabisohoza. Iburijemo imigambi yose ya shitani yari yatekereje, kugira ngo iburijemo imigambi yose ya shitani. Uko Imana yatekereje, shitani we ntiyatekereje, we yarahiye. Imana yo yarahira nje yanatekereza. Niyo biburijemo imigambi yose ya shitani. Imbaraga z'Imana zikubeho, uburinzi bw'Imana bukubeho, igitinyiro cy'Imana kikubeho. Imana ikurinde bundi bushya, Imana igukomeze bundi bushya. Reka dusenge. Imana turagushimiye, uri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, ntago ubeshya, nta binyoma ugira, nta nzangano ugira. Wambwiye ngo mbwire uyu muvane mukurikirana umwe bw'abera, mubwire kurahiye imbaraga za dayimoni ko zari zahagurutse, uko zari zigiye ngo zimugire nabi. Wambwiye ko umwimanye, wambwiye ko umuhagazeho, wambwiye ko umushyigikiye, wambwiye ko ukoze ibintu bidasanzwe kuri we, wambwiye ko wigaragaje nk'Imana. Urakoze kumwimanye, urakoze ukurikirana umwe bw'abera, umushyigikira hano utamushyigikira, mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Imana iguhe umugisha, ukore share, ukore comment, uhereze n'abandi. Turabakunda, mugubwe neza mu Mwami. Uwiteka gushyigikire, Uwiteka kwimane, aguhicaze ku yindi ntebe utigeze wicaraho, Uwiteka ayikwicaze. Aguhisha abagome, aguhisha ibiguhiga, aguhisha ibikurwanya. Uwiteka gutambutse mu nzira ubona gutari gucamo, muri uriya mwaka uzabona ukuboko kwiza k'Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gubwa neza muri Yesu. Imana iguhe umugisha. Ndagukunda. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ngubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.